naje shano banze kumfasha burundu pe mwana wacu agiye gupfira mu nda kuko biragenda Shiri polisi hano humura ntakiri bo no biragenda ese nibyagenze gute mu kazi basi ihangane nta mbere mu kazi nahuye n'ibibazo ariko ibyo ntabwo ari byihutira gushira ese basi be kame amafaranga wabonye se basi kuri kwanga guhamagara papa Shiri kamubwire sibyo papa ndaje muhamagare amafaranga ku kazi hari ukuntu byagenze ndaza kubikubwira iki kibazo ngiye gushaka kugikemura sibyo mbara wihangane tuzi baraje badufasha ndi kubabara pe ndi no kuri hangane gerageza ihangane sibyo kurema ihangane neza sibyo ihangane neza biraje biragenda cyeza ko n'ubundi amasaha ashize rega niyo menshi ani uyu mwana wacu araba muzima ko araba muzima no kuri hangane kunze ihangane sibyo ni ugusenga cyane umwana wacu akaba muzima pe n'abo baganga none umuganga uri kunshibura buri kanya wagira ngo hari ikintu turi gupfa sori gato Sheri papa arampamagaye Hano? Mugabo bite? Ni byiza. So nabimenye none se wabashe kugera kwa muganga. Nagezeyo ubu ngubu nibwo nkimugeraho. Aka kanya tuvugana. None se bimeze gute ngiye nagize akazi kenshi. Buryo kubona uburyo ni deplasa byangoye cyane bimeze gute? Ukuntu bimeze biragoranye bamwirengagije afite uburibwe bwinshi n'ukuri sinzi uko biri bugende pe. Mwirengagije cyane arimo araribwa anawe nibura sara kantu yabashije gufata nta na kamwe arafata tumwereza amafaranga tuye kwa ni ukuri yamereze Halo? Oui papa akumbwira ndi kukubwira ni yamereze ngiye kukoherereza 50 yego urebe ko hari ikintu byagira icyo bimara ko nanjye nimbona uburyo ucika akazi ndahita mbageraho ni ukuri urakoze cyane ndi kubabara oya nta kibazo reka muri abana bandi ntabwo nabirengagiza urakoze cyane reka ngire vuba nanjye ndebe uko tubigenza hanga ariko udufashe uhita uhagera sibyo yego nta kibazo sawa komeza wihangane sibyo komeza wihangane amafaranga arabonetse bagiye kudufasha sibyo kandi bizarangira umura ngiye kujyara ku mana njye kuyabikura ndagira vuba mpite ngaruka sibyo ihangane pe sibyo komera kangire vuba ndaje banguka Sheri mutinde Allo? Oui mabuja. Uko twabivuganye niko nabikoze. Yego. Ngiye kumufata tumukorere kuko mbonye n'umugabo we yahageze rero. Yego. Amafaranga yanjye se wayohereje? Nago nkunda ibintu by'imikino none ukuntu kari agakobwa kanduhije mana yanjye. Sawa reka ngiye kumufata ubwo turabikora nk'uko twabivuganye. Sawa merci. Umva wa mugore ugira urusaka ari he? Madame, urumva umeze ute? cyababara nyine ni kwa kundi ariko Ase nawe ugira ibikabyo rero niyo yayo ngangwe ino tugende bajye kugukorera tugende. No kweguka ni ibibazo madamu we ko ufite ubutesi bwinshi. Ariko yarembye. Subu wa kabiri uzamubyarara. Tugende. Umva genda neza utambyariraho kano kanya. Ubanza ugeraho babyariza neza. Ese mugabo bimeze gute? yewe
urumva rero ngewe mu kazi nyine warizi ko hari amaraporo ngomba gukora n'ibiki byose no kwishyura imisoro n'ibintu byanendije kuza ariko ndizera ko nta kindi kibazo gihari. Madamu se yabashe kubohereza ibyo kurya? Yabyohereje. Nese ko ndi butameze neza mbwira ngewe ndasaka kumenya umubyeyi ameze gute bababwiye kuri nka rya bizara nkari nk'isaha irimo hagati aho ngaho ko ndashaka kureba ukuntu naza gusubira ntuza mu kazi byibuze ngasigara ibintu ndangijemo bikeya. Nese bite ko ndi butameze neza bimeze gute n'iki kiri kumbishira ngaho? Byanshanze ukubona cya gihe wampaye amafaranga mvuye ko yabikura ndayata. Amafaranga wayataye? Ndayataye. Nta nubwo wibuka n'ahantu wayataye se? Naho nibuka pe. Oya icy'ingenzi ni kimwe ngiye mbwira umwana wanjye ameze gute nicyo cy'ingenzi. Nange ibyo by'amafaranga byo ntugira ikibazo sibyo? Umwana araho mbwira ameze gute babaganga bari bakubwiye muke? Umwana ameze neza ngarutse mvuye hariya ku muhanda nsanga bamutwaye mu cyumba cy'ibagira. Umva ahubwo wari ukwiye kuba uri guseka kwa ko mu kanya akana karaba kari kurira bakubwira batiza n'igikoma buri kintu cyose nange ibyo by'amafaranga byo ntugira ikibazo. Buriya icy'ingenzi nuko umwana wanjye yameze neza kandi tugiye no kubona nakuzuko nawe ukagira umwana sibyo kandi wikomeza guhangayika amafaranga arahari no mu rugo ntimuzagira ikibazo ukubyumva. Okay ibibazo wenda mu rugo baguteza madama guteza ibyo byo ntabwo bishobora kubura turi kumvikana. Ariko wowe tuza ara ntago ari urugo ari amafaranga abereho gutunga abantu buriya nyine hari undi muntu Imana yapangiye sibyo? Ntugire ikibazo tuza ahubwo Nese bari kwemera se ko umuntu agerayo kareba? Bari kwemera ko umuntu ajyayo ubu nari imbere yo mu kanya ariko nasubireyo nkareba nkaza agaruka nkakubwira. Hello? Sharon. Meze ute? Ibisanzwe. Uwo mukobwa se ameze ate? Iyo ushaka kumenya ko ameze bagomba kuba waje kumureba. Ese ubu no kukubaza ko umwana ameze nabyo bigiye kuba ibibazo? Nubwo atari bari ukwiye kubaza ngo umwana ameze ate nk'aho uri umuntu w'umuturanyi cyangwa undi muntu wo mu ntara. Ntabwo wowe bakagombye kukubaza ngo umwana ameze gute none uri kwibarishwa ngo umwana ameze ate. Ameze uko ubishaka nyine. Ko mbishaka se njyewe ndi umugabo wamuteye inda. Ahubwo wowe urashaka kamera gute? Ariko wajya ureka kundenganya mu by'ukuri. Wazajya ugeraho nanjye ukanyumva. Ubundi reka kumva iyo ntashaka kumva ntagomba nakwitabye. Aha. Nese ubwo wambwiye uko ameze? Nkubwira iki? Umuntu nkawe wagiye ku gisi ukabuza ukuntu imiryango ukabuza ukuntu ibiti byose bimera warangiza ukicara ukaba ubyagiye aho ngaho nta kintu uri gukora ubaza ngo umwana ngo ameze gute? Ntawe uri i Burayi cyangwa uri muri Amerika? Ako njye ntago nari nguhamagaye ngo ntuke umbwira ayo magambo yose. Nimba udashaka kumbwira uko ameze bireke. None warumpamagaye kugira ngo bigende bite? Sawa. Muga bigenze gute se? No kuri mbo nawe muga nari ngutegereje pe narambiwe. Negereje.
nyine ukuntu ibintu bimeze ntabwo twabashije kumutabara mutwihanganire yego ngo iki ntabwo twabashije kumutabara mutubabarire yesu we mwana wanjye se byaba bigenze gute kandi muganga bigenze gute ntabwo twabashije kumutabara ibiki kandi ibyo n'ibiki bigenze gute ntabwo mbyumva umwana wanjye se byaba bigenze gute mva iyo mugabo buretse ntabwo ndi kuvuga umwana ntabwo ndi kuvuga umwana nyine nta kundi byagenda ariko ntabwo twabashije kumutabara nuko twihanganira none se mugambwira neza ntabwo ndi kubyumva ntabwo twabashije kumutabara kandi nabivuze serivisi zanyu igihe wahereye mwikata muri abagome reba igihe wahereye none nyumvira ibintu turi kumbwira ni uko twihanganira ni ukuri natwe ntabwo twari tuzi ko ari uko biri bugende ni ukuri mutubabare ku bw'igihombo mugize gusa ibintu ni ibiki kuko base mugakora iki mutajya mwita ku bantu nk'uko babasanze natwe ntabwo twari tubizi ni impanuka nk'izindi zose ntabwo ibyo bintu byumva ni ukwihangana ku mpamvu ubu nzabigenza bite wowe ibibazo byose n'igihe byazeho kweri ndetse nkuzanira gake ubyihoreye nta kintu kimwe ndi kumwe muri iyi minsi uri kuri regime se urabona ukuntu usigaye ingana wabuzwa nande banze ufite agasore kari kugutereta muri iyi minsi kakubwiye ko kadakunda inda ni igiki uri kunanura abasore bo barakunda inda twengesha ndashaka nyine nanjye kuri tayi nk'abandi bakobwa b'i Kigali abandi bana mbiririre nta muvumbo njye nisaziye shano nasaza nacyari aha ahubwo sinkubaze wa mwana bite sha wa mwana rero ntabwo mbizi pe nahamagaye rero papa we yagiyeyo kumureba umugabo niwe yagiye akosowe nawe ujya uncanga ibaze kurungika y'umugabo akaba ni njye se wamwoherejeyo ntabwo ari njye wamwoherejeyo wowe urimo gukora iki nawe namuhamagaye ndi kugira ngo mubaze uko bameze numva arimo aranshihura arambwira nabi ndamwihorera ahubwo yagukubita kuko ibyo bintu ntabwo byumvikana uri mama w'umwana ariko wibaza umugabo niwe ajyayo kandi nta nubwo ari isi ni ubushake bwe ariko ubona utari kumuha impamvu yo kukukeka wowe guteze ese azabona umwana utamwitayeho umufata nabi noneho yagiye no kubyara ari kubyara amazeho iminsi nk'iyi nta no kujya kumusura erega we azi ko impamvu ntari kujya kumusura ariko nyine ntakunda uriya mugabo wamuteye inda kandi pe n'ubundi ni nako bimeze ariko umwana ni uwawe uko biri kose umwana ni uwawe nk'ubu imana ikamfasha nkajya kumva nkumva ngo uriya mwana arapfuye njye ntabwo nshaka akamubyara uje umwana cyangwa nyina uyu mwana agiye kubyara yego uriya mwana uriya mutindi uriya munyagwa ahubwo uramuzi ubundi wowe gusa uko wagize umutima mubi urarenza we n'uruhinja atarakera ukutwaye ntabwo nshaka wanga umwana wawe wanga n'uruhinja mu mipango mfite rwose bangiriye neza aha yamara ndabona umugabo uri kumuha impamvu wowe kandi ntuzikora ntuzavuge ngo ni ngewe muri impamvu ngo utari ku mugabo wanjye ko muzi guteka igikoma ubyo guteka igikoma nyine wijijishe ugenda umusuri nyine n'umugabo abone ko basi kunamwitayeho bari niyo uzakomeza kuguma mu rugo ari wabyuka akagenda azibaza none se umwana amwange hamwe n'umwana agenda kubyara ntagende ntamugereho bite nta bwoba bwe mfite umubyeyi ngo arankeka reka ni ukuza nabona yarakaye nkatangira nkamukora mu bwanwa nkamushimashima ahita anabyibagirwa hose ahita abyibagirwa rero ni njyewe uzi ko mufata uba uzi ko umurangije cyane
aha baje kubaka ubikeneye ubwo rero rwose uriya mwana shaho ya pe ariko nyine basigerageza nk'iminsi njyewe rega nk'ubu ngubu umeze neza kubera iminsi amaze atari hano iyo ntari kumureba mba numva ntekanye ugende bazi umushihurire hari umugabo abone basiti none umwana ari mu rugo none yagiye no kubyara ese ko numva umufitiye wagiye kumureba wese wagitetse ukakimushyira njye ntakimushyira ariko kimushyire rero ariko ureke gukomeza ubimpa ikibazo nuko twabira kandi bitanga nawe wumvise nta gitwaye wanyica wabinziza ubundi urushanye nawe umwana imbabazi abashaka kumurya niba ntamushyiriye icyo gikoma ukimushyiriye nkana singiye kumurya ntabwo ushaka kumurya ntawe n'uwo nashobora ndabiretse sibyo buriya reka nkubwire niba hari ibintu nibyo mba nkubwira nibyo buriya ntabwo ari byo n'uriya musaza nawe ubona yicecekeye ubona umengana umuntu nta kintu yitayeho ariko umenya ko afite n'ubwenge sibyo ubuzi ufite ubwenge bwawe ariko umenye nawe ko atekereza njye nakubwiye ko umusaza nta kintu antwaye urumva ari kwita ku mukobwa we azi ko ari umukobwa we mureke rero akomeza amwiteho nanjye ngira ibintu bishingwa n'ibitandeba ndinde se ko kumugirira impuhwe nawe utamugiriye impuhwe mbwira se ni agahungu ni agakobwa ntacyo kuvuga mfite bitese kubera iki se ntacyo kuvuga ufite ntacyo kuvuga mfite byanze kubyara byanze se cyangwa kubyara yavutse ariko mama we yapfuye ubu koko kubera icyo ngiye ibintu byose bibaho kweri abaganga nahereye kare mbivuga ngira gute none kubera uburangare bwabo umugore wanjye arapfuye ubu koko ubyumvise neza nabyumvishije neza umugore wanjye baramwishe kweri kandi nabivuze nazengurutse ndavuga ntiwanyiteye ku mugore none birangiye apfuye hanyuma yari ari kubyara ndeka ntacyo kuvuga mfite pe mugabo sobanurira uwo yari ari kubyara bigenze bite nawe arapfuye oya ni muzima kuko njye sinzi n'ikintu nabikorera kuko mba numva ibintu dufite arapfuye kubera uburangare bwabo tugiye ngo hari n'ikindi nyamukuru kibiteye baramwishe pe umugore wanjye nkunakunda umugore wankunze nta kintu none abaganga baramwishe we mani kuko nzabigenze gute twapingiye ntabwo mbyumva Oui, chérie. Halo. Birangane n'ibyo ngiye kukubwira nta kundi ngomba kubikubwira byanze bikunze. Byagenze gute? Ko bwacu yitabye Imana. Ngo iki? Yitabye Imana ariko umwuzukuru yasigaye. Mana we. Umwana wanjye arapfuye. Ako se nawe ubwo urashaka kugira ngo wumve uko mvuga mbabarira umbwize ukuri yose ntago ari imikino. Ese ugurumba ngiye umuntu ungana gutya n'ufite imikino yo gukina mbeze gutyo njyewe cyangwa urumva ibyo ngo nabuze ibindi bintu nakubwira ku buryo nakubwira ibindi bizima. Ayiwe mana we sheri mwana wanjye arapfuye. Ubundi intangiriro ya byose ni wowe. Intangiriro byose ni wowe ntabwo natinye kubikubwira. Ubundi wowe gusa sheri ubu koko ni ibyo bintu ugomba kumbwira. Yerekeza umwana wacu ku munsi wa mbere kwa muganga nta kibazo ari guhura nacyo.
ageze yabura umwitaho nyine kugeza ubwo birangiye none wowe uraza uzana imitete imeze gutyo gusa oya sheri nawe ntabwo ari uko wakabaye umbwira mwana nanjye ni uwanjye bari wongera kunyita sheri kuko uri umuntu mubi cyane umwana ashiramo umwuka utigeze unamugeraho n'umunsi n'umwe usubura umubyeyi basi ngwino mu rugo numva kwihangana byanze nta n'ubwo unavuze tereka nzi kureba akuzukuru kacu kameze uravuze ngo ngwino mu rugo gusa byose birahagije mana mbega agahinda we ndabona hari umuntu uje kureba hano kwa muganga buretse ubwo turangira tuvugane nawe mu kanya sawa nta kibazo kopa agahambirwe arapfuye ariko byibuze yapfa umwuzukuru umwana wanjye agasigara nabyo ntacyo bimbwiye sigare we amikandari gusa mwiriwe nabonye ntaguma mu binyoma bakubesha kandi sintigire inyiturano koko wowe unyihishemo y'imyaka yose tubane nzi ngo ndi kubana n'umuntu ni umugore wanjye twasezeranye imbere y'amategeko tujya no kwa padiri turasezerana buri kintu cyose tuvuga ko nta kintu tuzahishanya tuvuga ko buri kantu kose turagateranya urangije unkora ibyo wankoze nta soni ese ubundi iyo bimbwira ko ubizi ko nkunda abana iyo bimbwira ukambwira uti turi inshuti turakundana ariko byagenze gutya na gutya na gutya nimba ndi ubyemera nkabyemera nimba ndi ubyanga nkabyanga wifata ubwo rero nanjye nzi ngo nzanye umuntu ku munsi wa mbere ndi isugi ibiki ubu kandi n'ubu wasanga hari n'abantu beshya kuri isugi koko ese ubundi reka nkubwire hano kuri iyi si tubamo twirirwa tuzengurukamo tubeshya tugira gute ibyo tuhakorera byanze bikunze tuhava tubyishyuye uko byamera kose tuhava tubyishyuye nasobanura ukuntu wicara ukamara iyi myaka yose ubitse icyo kintu ubu uzi ko bitazashoboka ese ko hari igihe biba ngombwa ko bareba amaraso y'umwana nimba ahuye n'ababyeyi be byari kuzagenda bite ni iki kintu ntagukoreye cyiza ku buryo wanyishyura ibintu bingana gutyo ese ko nagize imana nkaba mfite ibintu byo gutanga nkaba mfite uburyo namwitayeho buri kintu cyose nagomba kukibona iyo mba ndi umukene noneho byari kugenda bite
wowe yaburetse guhumbya nk'ifi nsobanurira iyo mba ndi umukene byari kugenda bite uriya mwana kuri ku gahanga urupfu rwe ni wowe ruriho hamwe n'abari abaganga uri kubyumva neza ariko shere n'ubundi nta kibazo nubwo mu rugo batabyemera tubane nta kibazo ngenda gukunda kumbi barangije kugutera inda nanjye ndaho ngaho ngo ngiye kurongora amasugi ni ukuri nanjye nafashwe ku ngufu ntabwo ari ibintu nari nahisemo cyangwa ngo nkundane ndabyemera wafashwe ku ngufu ariko byari byoroshye cyane kuza ukabimbwira bamwe uti mukunzi nafashwe ku ngufu dore uko byagenze turebe uko bizagenda none nanjye nkabyemera nkavuga nta kibazo ngwino tubana ariko kubimpisha imyaka ingana kuriya kugeza aka kanya kugeza aho umwana wacu arinze agenda akadusigira umwuzukuru wowe uri aho ngaho wicaye gusa ubyagiye mu mafaranga atarayaho utigeze unamenya n'ukuntu nigeze tunayakorera iwanyu narabazamuye buri kintu cyose narakizamuye musaza we namuhaye amashuri namuguriye na moto ari hariya afite moto y'amashanyarazi yirirwa atwara agenda ajindira gusa nta kindi kintu wowe uri aho ngaho uricaye gusa nta kindi umaze iki nari nzi kuri Bunyange kandi naragukundagura bizi wowe ukunda umuhisha birabera Beti ibi byose ni wowe haramaze ibi byose uraza ntabwo ashyigikiye ko amanyanga akomeza gukorwa ahangaha reka rero nongeye gukura inzira ku murima sinjye kuguteza rubanda sinjye kuguteza abaturanyi sinjye kuguteza iwanyu turi kumvikana fata utwawe umbwire ngo uhereze n'impamba yes ikintu cyaduhuzaga yari uriya mwana nubwo atari uwanjye ariko ngewe umurya umwana uvukiye mu rugo rwawe uba ugomba kumurera nk'uwawe kandi naramukundaga n'ubu nubwo yitabye Imana ndamukunda uri kubyumva ikiraro cyaduhuza please ikiraro cyaduhuzaga nicyo ngicyo urabizi ndagukunda none uranyirukana babakene ndapfukamye ndakwinginze mbabarira amakosa yose nakoze ndakwinginze fata utwawe twose uhambire ugende ndagukunda urabizi mbabarira bari abaganga bo narangije no gutanga ikirego cyabo uri kubyumva ribi igomba kubakurikirana kandi niba kuvamo nawe baragukurikirana wambabariye numara ibi bintu ngo numara kuzinga utwaye twose ubwire ndaguha mbabarira ndakwinginze